kugira ngo abantu bereke nyuma y'izo information zitangajwe n'abanyamakuru uruhande ubundi ukuri kwabyo nuko kuko abantu bacitse igikuba hari abariyo twari kumwe barimo baramanura akaboga barimo baririra akaboga kabananiye kumanuka bavuze bati ni nkuru yica mugongo abarara mu gikari kandi tugenda kwicara muri parking basiko baba mugari bari bafite morali iri hejuru bashyizeho amaspeaker ariko sinzi aho yarengeye rwose hari umuvandimwe twari twegeranye inyama yari yatumye zanze kumirika rwose abati nimushake mu byihorere telefone ziba nyinshi rero abantu bari mu rungabangabo bati ibi bintu bitewe n'iki Rayon Sport rero byihuse yahise ikora statement iteye itya ariyo igiye kutujyana kugira ngo noneho twinjire tugizeho no kujya ku buyobozi bwayo turebe ko bimeze bakoze itangazo rigira ritya batubuyobozi bwa Rayon Sport buramenyesha abakunzi ba Rayon Sport n'abakunzi b'umupira w'amaguru muri rusange ko ikibazo cyavuzwe hagati ya Rayon Sport n'umukinnyi wayo Drissa Kuyate kimaze iminsi cyarakemutse ku bwumvikane bw'impande zombi ku kantu kumvikane shyiraho n'akadomo rwose bati impande zombi zarumvikanye ubuyobozi bwa Rayon Sport kandi bwamaze gushyikiriza FIFA inyandiko zemeza ubwumvikane bwagezweho hagati y'impande zombi. Cyo ni ikindi cya kabiri. Turamenyesha abakunzi ba Rayon Sport ko Drissa Kuyate akiri umukinnyi wa Rayon Sport kandi akaba ari mu kazi nk'ibisanzwe kuko nta kibazo na kimwe afitanye n'ikipe. Murakoze. Verisiyo y'ikipe muri icyo gihe yariyo amasaha y'ijoro rwose ntibyanatwaye iminota nyuma y'uburyo abanyamakuru ba publishings iyi nkuru ntabwo byanarengeje iminota 30. Rayon Sport yari imaze ku karifiya ibi muri ubu buryo. Ndibuka nk'umugoroba inkuru kijya hanze yashyizwe hanze na Mick Junior yashizeho amakipe menshi ariko yaje no gukora Rayon Sport yayikoze iri specific yayikwayo niyo na Esperance nayo buri yahanwe. Ndibuka na Zazamalek nabonye zahanwe n'amakipe menshi ariko reka duhere kuri inshuro kuri ikipe ya Rayon Sport. Nkimara kubona iyi statement na hise nandikira umwe mu bayobozi b'ikipe ya Rayon Sport bien sûr babaza nimba izi information arizo koko bamaze kubona ibaruwa narambwira ati rero bamaze kubona email nyine niyo baruwa ya FIFA ibabaninga arambwira ati wampa umwanya muto hanyuma nka gusubiza mu kanya gato ko rwose ndibuze kugusubiza kandi ukanyurwa afite information zuze. Ndamubwira nta kibazo. Ndibuka ko hari nko mu masaa 3 n'indi minota ndaza kureba neza na social media yatokombe kabisa irashya abantu barandika kweri bati urabona ati ibi nibi turabona Rayon Sport ntiyiburira turabona ibi nibi ariko ubundi batubwira ko bavuye muri bani ya Dafe none ko bayisubiyemo ndavuga ariko ibyo ari byose reka dutegereze uruhande ruri officiel cyangwa se abo officials abo bari ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sport the reality ni iyi. Mbere uko asubiza nabonye post ya Wasili aravuga ati abareyo nibiryamire basinziriye nta kibazo ko nanjye watumye na posting ko twari turi kumwe arambwira yajine yasabaza amakuru baramusobanurira ayumva ni ikibazo nyine kiri cyoroshye kuko amafaranga bari nayo bari bamusigayemo kuyatagarutse mu kazi n'ibyo byose nabona ko atari inkuru nyine ihambaye. Yego a posting your post ndavuga ntoke nubwo nyetegereje ya wenda igisubizo cy'umuyobozi. Iyi statement buriya rero iyi statement abantu babona yaje hafi mu masaa 7 z'ijoro yaje tinzemo haciyemo umwanya rwose nk'amasaha 3-4 ariko hari izo ntuza kuko haciyemo nibikonfirma kuko nagiye hacicikana utuntu twinshi dukonfirma ko Rayon Sport yahanwe bigaragara ko nyine Rayon Sport yahanwe ngira ngo sinzi nimba butera adufite utwo tuntu cyangwa namba natumuha kanze ntumuhe kugira ngo binorohe tugaragaza nyine ko ikipe koko yahanwe bisa nkaho tugenda dukonfirma tuvuga tuti koko bya bintu birashoboka ko byaba ari ibyanyabyo ibihano bihari cyangwa se ibyo bihano kuko byaba byabayeho
hano nze ndebe rwose gahunda byacicikanye ariko benshi bahise bemera nkaho batangiye gutuza nyine kuri iyo tangazo rya Wasiri yahise avuga na Karike Butera ari udufoto muhaye wenda aradufata aduterekeho kuri YouTube yacu ko bari kuri YouTube yacu ko ndashaka kugira ngo tugende step by step kugeza tugeze cyane nko kuri Karike yahise avuga atabareyo nimugire ubwoba ariko urebe iyo yabanje gupostinga nyine gupostinga aravuga ati aya makuru yaba ari mabi cyane yaba ari mabi cyane abaye nyine ko ariyo nyuma yanditse asizana urumva ko poste zaje zimeze nkaho zikurikirana ko nyuma yaho yahise yandika atabariyo ntimugire ubwoba kuko ikibazo gihari ni cya Dirisa Kuyate kandi gusa nkaho cyakemutse gisa naho cyakemutse hagati muri iki cyumweru kiraba cyakemutse gusa amakuru mfite nuko kigiye gukemuka neza kuko udufaranga dukeya cyane mbere yo gutangira Dirisa iyi sezo yavuganye na Kuyate Rayon Sports nyine yavuganye na Kuyate ndetse ahabwa amwe mu mafaranga Kuyate hawe miliyoni 10 gikundiro emusigaramo miliyoni 10 asigaye bari bumvikana igihe azaherwa tumva ariyo nkuru yahise amenya yego hanyuma amfasha tereke utwo tuntu muhaye witwa Butera shaka twinjirane mu kibazo neza abantu bakigireho image navuga wenda yuzuye kuko turaza no ko dufite n'uruhande rw'ubuyobozi rudufasha gukompleta iyi nkuru yacu muri system cyangwa se bigaragara ko FIFA yareze Kuyate koko yagiye igaragaza ama equipe afite ibibazo arayahe urabona harimo nk'ikipe ya PA Asa yo mu Bugereki Foster sinzi turi kugira ngo abantu tugendane 5 kuri 5 iby'ibirego nyine buri muri FIFA amakipe yabaye band hari ikipe ya PA Asa ingi yo mu Bugereki yego ni ikipe y'abagabo hakaba ikipe ni Al Najm yo muri Libya ikipe y'abagabo hakaba n'ikipe ya Rayon Sport donc ibarizwa muri Rayon Sport Association iri muri CAF ni ikipe ibarizwa mu Rwanda ni ikipe y'abagabo nayo yego anshyiriraho indi paragraphe ya kabiri mbere ko twinjira iyo paragraphe niyo igaragaza umubare wa cases ikipe ifite urabona muri UEFA hari ikipe mu gihe kimwe twaze tuvuga ruguru urana ko ibirego rifite byabaye lifted byavanywemo hakaba ya kipe muri Libya twavugaga ku itariki 13 z'ukwezi kwa karindwi yari gifite ibirego bitatu yego hakaba n'ikipe yo mu Rwanda y'abagabo ku itariki 13 z'ukwezi kwa karindwi ifitemo ibirego bitatu ubwo iyo twari tubonye mu Rwanda ni Rayon Sport ifitemo ibirego bitatu sinirimo bisobanutse yasobanutse ahubwo cyane sasa twe twarebaga case imwe ya Kuyate ariko ntituzi izindi ebyiri sasa nkibona statement ya Kuyate nanze guspekira basi nize postinga ikintu n'iki na kimwe navuze ndireka dushake information zuzuye ku buryo wenda n'umuntu ukurikira isibo tumuye icyo nakwita nka full package icyo nakwita amakuru yuzuye nakurikiranye mu ikipe Rayon Sport ndavuga nti ese abantu baheruka kurega mu ikipe Rayon Sport ni bande ese koko byarakemutse ndibuka ko mu buryo buheruka umuntu wari warateje ikibazo ikipe Rayon Sport Suleiman Dafe ndibuka ko witwa Afahame Rutifi igeze kurega ariko nkaba ntazi state y'ikibazo kinimba cyarakemutse niba cyaraciye muri Ferwafa cyangwa cyaraciye muri ariko nkanibuka ko nutwe Niyonzima Olivier Sefu yari muri zo procedure hakiyongeraho umukinnyi witwa Musore Prince Mperuka amakuru avuga ko umuhagarariye cyangwa se umwe mu bamuzanye mu Rwanda nta no kwica ku ruhande Claude Mushimire yaba yaramubujije kurega ariko nabo ari izo nzira ntari si ko yareze cyangwa atigeze arega byansabye ko njya kubaza mu gitondo uyu mutaramu nitwe kino muri Amerika ko nabonye posting amafoto cyane ari muri mu gikombe cy'isi Claude Mushimire ambwira ko Musore Prince atararega akitoza ku giti cye ariko ari umuntu nawe ngo bahora bakomakoma anytime itarega kuko we ngo avuga ko
emotionally donc mu buryo buri emotionnel ngo bamwangije mu mutwe myaka 2 ngo atitoza ofete nyine nawe numvise bisa nkaho aramutse agiye gufiringa ikirego ya rekora n'ikirego nawe kizamera nk'icyari kabona mbona nawe bizagira muri icyo kirego sasa reka tuwe tumuretsa kumugeraho reka ubu rero nandi kuvuga niwe ndamufashe du connecting hariya tureko turi buze kuza kubona reka mutangazaji ikoresha mutangazaji ntacyo bitwaye bazo nuko ari we ashobora kutagira oya ntacyo bitwaye cyangwa banzo connect na ikuyeho giye ni byiza ko turi bubanze kumenya nyirizina reaction y'ikipe irabivuga iki hanyuma twebwe turakomara commentaire nyuma kuko harimo haravugwa byinshi muri izi case yaba nyine niyo nzima Olivier Seff irimo rumva nawe nta kibazo so reka hano tuanze turebe ko tumubona kuko rero twemereye ko turi buze kuza kuvugana nawe bakatuganiriza cyane cyane kuri izi case kugira ngo abantu barusheho gusobanukirwa reality cyangwa se ukuri kwibi ngibi kibi byose kuko bisa nkaho abakunze ikipe Rayon Sport turetse kubecyanya umutima urahagaze uyu mutima wo ntago kudahagarara niba ubona iki cyemezo ukabona ko case bakubwira imwe wenda niyo bari bazi izindi ushobora usanga ntazo bari bazi cyangwa se Olivier agatubwira nyine kazizi bazizi ahubwo nazo barenda bari muri procedure kugira ngo zicemuka kuko ntago kakanya aricyo nitangazo mamona bari huse kuko bavuga ati bitaza kutwicira gahunda turi imbere abafana ejo batumva ko tazandikisha abakinnyi kandi mu gihe twamaze kurukita abakinnyi bahari kandi tuzakina Rio de ejo bundi ibi byanadindiza bimwe mu byo kugira namara kutubwira n'ibiki byose zo kese ko bazizi biragarurira morale ku mufana uvuga ngo muri weekend ndabandi kuri Pele Stadium ndeba nakiri kuyivugiraho ubwo ntacyo turakomeza tutegereza nakubona yarayitagaruka yaribuze kuza kuvugira ata shozanga n'abandi radio enda ni ko Faustin nari nkiri kuvuga nti bikimara kugaragara abantu benshi bagiye bandikira abantu ntikiza ko hari abantu benshi bakwandikira ko cyane mutangazaji twari kumwe abantu twatangiye kuvugana bati bigenze bite ikibazo kiri hehe Rayon Sport rero urumva ese yutira kuri icyo cya Adressa Kuyate niyo yarizi hafi ende ubwo tugiye kuganira na Gakwaya Aime tubwire byinshi ariko mbere yuko tuganira nawe amakuru mbonye kandi anahari avuga ko rwose n'uwitwa Afahami ya Rotifi nawe kesi kirimo ubwo niyo mpamvu kuro uranda cyabaye lift we bayise yikoreka kari ibirego bitatu urumva icyo mu Rwanda sinzi ko cyajya muri system Afahami yadufite ijwi rye rya mukanya shimire mugenzi wanjye kare keza baganiriye ndihaye Jado dukuze kugira ngo aridushyirire mu rurimi rw'ikinyarwanda rirerire ntago ari rirerire cyane ko atari rirerire twaryumva riri kure ko nagira ngo tutamubeshyira ku magambo muri skesi zazikomeye umuntu utari muri studio niwe ushobora kwicara akabyumva neza ko n'ijwi rya telefone baganiriye nonaha ntaranarisora mushimire kare keza aravuze ati muri abantu banjye cyane hite ndibakubita yaranadukurikiye musuhuze turabishyira neza mu kinyarwanda ijambo ku ijambo twumve kesi yiwe ko twari twabwiwe ko yarangiye yavuye mu nzira byaba bimeze biti so ubwo mu gihe tukimutegereje rero Aime reka tugende wenda araza kuduha version y'ukuri ariko natwe nitubura wenda kuba twavuga ibintu ko bimeze kuri Adressa Kuyate ari w'ikipe yahise itangaza ivuga ko ari we hari ikibazo ubundi bimeze biti Adressa Kuyate cyangwa niba nibuka gato nkuciye mu ijambo uri mu bantu ba mbere aho wakureraga genera gukurikiye uri mu bantu ba mbere batangaje muri Adressa Kuyate mu buryo we na n'uyu mukinyi wagiye y'umwarabu wajongeraga mbara bavugiye rimwe uyu Rotifi umwarabu barerege ni babiri uyu mwarabu yari umwe wakinaga agaceri cyuka Mohamed ko ndabyibuka niwe wavuze uti uyu munsi wa muzamu waje wari waranze gusinya araza gusinyira rimwe na Sheri ko yari yaranze gusinya kubera ko hari atari yabonana n'abayobozi ntabwo avuze amafaranga ndimva mbyibuka cyane iyo case na kuko habaye ikintu cyo gukwepana
icyo gihe kuko uyu yari yaraje bigaragara ko n'amafaranga yari yemerewe ariko ari menshi. Reka tubivuge mu mazina yabo. Buriya tugiye kujyaho neza kwa Kuyate ndetse na Mohamed Cheri baje mu